please mwaramutse amahoro y'Imana abane namwe. Nitwa Mr Obed. Kora subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel. Dukomeze kubana. Ngiye kubereka ukuntu ushobora gukora cartoon mu gihe ushaka kuba content creator cyangwa ushaka kuba umwe mu ba YouTuber bakora kuri YouTube. Ubu buryo nubukoresha ushobora kubona uburyo ushobora kuba umuntu umwe mu bakora content kuri YouTube kandi zikarebwa cyane zikanakundwa. Ngiye kukwereka uko ushobora gukora cartoon rero mu ifoto yawe, ubundi cartoon yawe ukaba wanayikoresha. Nzakubwira igice cya mbere, cya kabiri n'icya gatatu. Aka kanya rero ngiye kukwigisha gukora ifoto yawe wenda ukayigira cartoon runaka, nubwo ataba ari cartoon ariko wenda tukavuga avatar runaka. Twagiye uraza muri Google Chrome yawe, uraza muri Google Chrome yawe. Ibi nibyo ndi gukora ariko reka mbe mbiretse. Uraza muri Google Chrome, reka mansubize inyuma. Uraza muri Google Chrome yawe, niyo yiyi. Hano ni muri Google Chrome nageze, nashize nanditsemo ngo pianiste, bari kubona ibintu nanditsemo. Uraza muri Google Chrome yawe wandikemo ngo chat GPT, gutya chat GPT. Urangiza ukore kuri searching chat GPT. Uza hano kuri all, niho uyibona neza. Chat GPT ngira ngo urayibona, niyo yiyi, iyo ngiyo chat GPT niyo. Hanyuma nurangiza ukande kuri chat GPT uyifungure, try chat GPT. Ngira ngo uri kuyibona, uyifungure. Chat GPT yawe numara kuyifungura urayigeramo imbere, urayibona ko chat GPT hano nayinjiye. Ask everything urayibona. Noneho ukimara kwinjira hano muri chat GPT birashoboka ko ushobora gushyiramo email. Aho hejuru birashoboka ko ushobora gushyiramo email, ariko siho dushaka. Ahubwo uraza kuri aka kanaka. Urabona ko nta kintu wakora utashyizemo email. Urabanza uze ushyiremo email, aho hejuru handitse ngo login, ushyiremo email. Urabona ko biracyari ku operatinga. Hano ndahita nandikamo email cyangwa continue with Google. Nshatse nashyiramo continue with Google. Uramfitemo ama email, hano ndaza mpitemo email. Reka mpitemo iya mbere yanditse ngo uwagiriwe ubuntu. Aba ariyo selection account. Noneho nimara kuyishyiramo urabona ko mpise ngaruka muri chat GPT. Urabona hano hari akamenyetso ko guteranya. Okay, let go. Hano hari akamenyetso ko guteranya. Aho ngaho ko akamenyetso ko guteranya uragakandaho gutyo. Numara kagakandaho ushyire hano handitse ngo add photo. Ukandeho uhita uza mu mafoto yawe. Urabona aya ni amafoto yanjye, harimo namwe nagiye nkora. Aya ni amafoto. Ushaka kureba menshi uraza hano handitse ngo browser. Ukande kuri browser urageramo ubona amafoto menshi. Wenda urabona n'amafoto ni menshi. Urabona harimo ayandi mafoto, urabona ni menshi cyane. Reka nze wenda mpindure ifoto yanjye. Reka nze mberekere kuri uyu mukobwa n'umusore. Nkande
kuri iyi wenda iyi imwe ubonye ko igezemo hariya urarindira ya porodinga imaze kwa porodinga ukande kwa aka kamenyetso aka k'agafureshi kareba hejuru ukandeho gutya ifoto ibe igezemo. Thank you for sharing the photo. It's appear to be a wedding or civil ceremony. Urabibona neza cyane. Uze hano handitse ask anything, wandikemo pixel, mani kubisoma neza simbizi, pixel effect, on office, in tent. Let me put in wedding kuko urabona nayo ni ya wedding ceremony. Ukande ahangaha, aho ngaho utegereze. Urabona irimo irageneratinga ibyo twanditse, irimo irabigeneratinga. Icyo wanditse hariya iyi chat GPT irakigeneratinga neza. Ndagira ngo mbabwire igice cya mbere, nzabereka n'igice cya kabiri uburyo ushobora gufata ugakora video yawe. Ariko hano reka tubaze turebe, irageneratinga ntabwo biri butinde, birihuta, ntabwo biri butinde, birihuta. Get started, uri kubona ko birimo birarodinga neza cyane, ntabwo bitinda. Mwebwe ukora subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel, iri kugeneratinga ngira ngo uri kubyitegereza neza cyane. Mu kanya iraba imaze kugeneratinga neza cyane, urabibona ngira ngo urabiruzi. Ngira ngo uri kubibona. We urategereza, urihangana nyine ugategereza gakeya, Iyi chat GPT ndagira ngo mbere yuko ndeba ko ibintu byarangiye, chat GPT ndagira ngo ngusobanurireho. Chat GPT ni ahantu ushobora kubaza ikintu wifuza cyose ukakibona cyangwa kigasubizwa. Ino chat GPT ushobora kuyibaza ibintu byinshi cyane bitandukanye, ikintu icyo ari cyo cyose wifuza. Muri make ushobora no kuganira nayo ikagenda igusubiza, uganira nayo igusubiza. Ndagira ngo nkwereke ko chat GPT ushobora no kuyibaza ururimi rwakugoye ikagusobanurira, cyangwa ukayibaza ikindi kintu ushaka ikagusobanurira. Muri make wowe ugerageza nyine kuyisanzuraho. Hano handitse ask anything, niho wandika igitekerezo cyawe ubundi ikagusobanurira. Mu gihe ino foto yacu irimo irageneratinga, reka ngire akantu nkwereka gato. Ushaka kweditinga ushobora gukoresha iyi InShot, iyi ngiyi ukeditinga. Ushaka kwiga ururimi ushobora gukoresha iyi app ukiga ururimi. Iyi app yanditse ngo Learner. Iyo app ikwigisha ururimi. Hari application nyinshi nzagenda mbereka, nyinshi cyane zishoboye kugukorera umunsi. Ndagira ngo ifoto yacu urabona ko yamaze kuba generated,
kandi irakwereka neza ko ari mu murenge, imaze kuba generated. Uraza uyikandeho, urabona hano hari download, kano kantu ako ni download, uraza ukagakandaho, ifoto yawe ukayidawunilodinga, ngira ngo uri kubona hano hejuru imaze kuba downloaded inshuro ebyiri. Iyo umaze kuyidawunilodinga uhita uza ugasubira muri fayili zawe bisanzwe, aho urebera amafoto ukarebamo ya foto yawe wageneratinze, image, dore ngiyi, iyo niyo ya foto twageneratinze. Ndagira ngo rero ushaka kuziga uburyo ushobora kuvugisha ino foto nshobora kuyivugisha ikavuga n'uriya mugore uriho akamuvugisha. Ushaka rero kuzamenya uko ushobora kuvugisha ino foto kugira ngo nawe ube umu content creator wuzuye, kugira ngo uzakomeza uze hano urebereho, hariho part 2 y'uburyo ino foto ishobora kugira ikintu ikora. Okay, njye twabonaga nitwaga Mr Obed. Akantu kamwe ushobora kukwigisha, jya kuri YouTube channel, jya kuri YouTube gutya, none nurangiza wandikeho Mr Obed. Mu gihe udashobora kubona video ze yakoze nyinshi, hano kuri Mr Obed nurangiza ukandeho, numara gukandaho kuri channel ye, urahita uza hano hari udushorts aba yashyizeho twiza, hari na video nyinshi ushobora kuvuga ati wenda hari video yancitse, wabonye channel warangiza ukayiplayinga, wamara kuyiplayinga ukamuha subscribe, ukayimuhereza gutyo umuntu wawe, ugakanda kuri open notification hano kuri all, ubundi rero najya nshiraho akavideo k'ubwenge nawe ukaza mu bahise ko bakabona. Thank you very much. Turi kumwe, ya foto twageneratinze ngira ngo twamaze kuyibona neza cyane. Ciao.